Ndabashuje mwese inshuti z'Imana n'ubuzima, mbashimira urukundo mukomeje kutugaragariza n'ibyiza mukomeje gusangira natwe. Twakoze umuryango umeze neza, ntibibatere ikibazo kubwira abandi, kubibasangiza. Baze mu muryango, dukore umuryango, ntacyo bitwaye, ntacyo bihombyaho kwiyabonesha niba ugeze hano, no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona videwo zose zishoboka, kuko hari ukuntu bitugora cyane kuza ugahita utubwira ese umutobe barawuteka, ese bagira gute, kandi byose umuntu aba yabishyize ahantu kugira ngo buri wese atajya aza mu gikari ambaza ikintu mu by'ukuri nabashe kuvuga muri videwo. Biravuna, ntimushobora kumva ibyo ari byo. Nk'abantu bambaza nyine ngo umutobe uratekwa se, ngo ese iyo supu, ngo ese ngo mumbwire boyiro ikorwa ite, kandi narakoze amavidewo ageze kuri 2 yose arimo uko iyo boyiro ikorwa. Nibura umbajije uti se kiriya washyizemo n'iki, byo nabyumva, ariko kumbwira uti ntabwo bikorwa bite, byo ntabwo mbyumva, ni ukuri birangora. Uyu munsi rero twakoze umutobe uturinda constipation, kuko abantu benshi bakomeje kumbwira ikibazo cya constipation, nubwo abenshi bambwira yuko ahubwo umutobe ubafasha wagikemuye bajya kuri toilette uko bimeze kose. Hanyuma rero uwo mutobe ugizwe n'ishu na karoti n'indimu, cyangwa igisa n'indimu n'icunga. Ushoboye kubona mante washyiramo, ushoboye kubona karoti, cyangwa wageze hapfa kuba harimo ishu, umutobe uba wakoretse. Ikindi ugomba kwirinda ni uko imbere yo gufata uyu mutobe uba wariye imboga nyinshi zihagije, kandi ugashyiramo poivre nyinshi, kiriya kirungo cya poivre, kugira ngo umutobe wunganirane n'ibyo ngibyo. Bidakunze nanone, kubera ko amara yacu ni maremare cyane, bikazaza bitinze, kugira ngo ubyihutishe, noneho ushobora gukora icyayi ukakirazaho, donc ugafata amazi ukayatogosa, yamara kubira ukanagamo oruti ni igisura hamwe na moringa uyibonye, noneho cya cyayi ukakiraza kuko kiba cyahoze mu gitondo, ukavanga n'umutobe wawe. Hari n'ubundi buryo bwo gushyiramo ikiyiko cya huile d'olive, donc amavuta ya olive, ugashyiramo ikiyiko mu mutobe mu kirahure cyawe mu gitondo. Ntabwo ubivanga umutobe ngo ubirazanye, ubishyiramo mu gitondo ugiye kuwunywa. Ni ukuvuga ngo ugishyiramo uhita unawunywa ukawurangiza. Icyo nakongera kwibutsa, umutobe uwunywa mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ntabwo uwurenza ku biryo. Ikindi nanone, ugomba kongera kurya nyuma yo kuwufata nibura isaha. Icyo kintu kiritonderwa. Ni ngombwa koza imbuto zawe neza cyane, kubera ko ibyo bateramo ushobora kubiryana nabyo bikagutera ikibazo. Ntabwo ari umutobe waba bikiguteje, nicyo cyaba kiguteje. Ni ukuvuga ngo imboga zigomba kozwa neza, ukitonda ukajya uzihindura buri gihe, kubera ko buri cyumweru ni ngombwa kugira umutobe wawo, kugira ngo bigire icyo bigufasha. Byagiye bidufasha rero, bitumerera neza, ariko ni ngombwa ko bikorwa neza. Ikindi navuga ni kuri iyi mashini ibikora, abantu benshi bamaze kugira, ndavuga babishoboye, harimo abatabishoboye. Rwose Mana yanjye, Imana idufashe bizagende neza, bazazibone, nicyo tubasabira. Hanyuma rero iyi mashini, igice cyozwa ni icyo ngicyo, uhereye aho hantu hari akazingo k'umukara cyonyine, akaba ari cyo kiriya gice cyose uragifungura ukagikuraho, nta nubwo cyogereza aho ngaho biri, ukagikuraho cyose ukagifungura, ukakinika mu mazi arimo bicarbonate de soude, nyuma ugasukaho na vinaigre, kugira ngo utaza kwanira ubukozi bwa bicarbonate. Noneho wamara kubishyiramo ugategereza iminota 15, ugafata akaroso bizanana n'iriya mashini, ukoza neza 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 neza. Umutobe wacu rero urabonetse. Kuwunywa mu gitondo kare, ugasigaza isaha yo kuwunywa. Warangiza kandi nanone, niba ukeneye uw'igihe kirekire, ni ukuwuraza iminsi 3, kandi ntiwibagirwe gushyiramo indimu, kugira ngo iwufashe kudapfa ubusa, muryoherwe. Hanyuma rero tugeze ku bantu bifuje kuba bakora icyo bita jeûne hydrique, kurya utanywa. Ibingibi byagufasha, bisa nko kurya, ariko kuko biba byorohereje igifu, birihuta cyane, kandi ntugire inzara. Twakoresheje graine de chia seed, cyangwa ntabwo nzi ikinyarwanda cyabyo, murambabarira.
hanyuma tuzibanza kuzitereka mu mazi tukavangavanga kugeza igihe zibyimbiye neza. Hanyuma rero hari imbuto zose zitukura wakoresha izo ubonye, ibinyomoro, amatunda, ibiki byose. Abari mu mahanga hari ibyo bita fruit de bois. Donc fruit de bois zigurirwa kenshi muri konjerateri mu hakonje cyane. Fruit de bois, umuneke, ishu, ukavanga ukanywa ukaryoherwa, akaba ari ibyo urarira, ugira amahoro. Amina.